aho uri kumbona uyu ntabwo umuzi ese niba umuzi ntabwo nzi ko ari Gazimana aho uri mbaje Imana ribona bro uzi ko usigaho nawe uname man uyu ntabwo ari Rita cyangwa Sandra bro utazamenyera gaje ibaze mudu mvanya umwana kujya kwisubiramo uzi amasaha y'umufata Imana gaje uje mu mwuziranye mu ndebe bigoye igeze gute gutabara mu biti mwabaye Jacques na Rosa yaranabaye mu nzira banangira badukugira nabi inde wagutangira ubwawe ntabwo ari umwana mubi Jimmy tutazapfa ubusa nawe icana gato Birute? Biriwe neza. Ko mbona se wibereye kuri chat uyu munsi ntabwo turi burya. ntabwo uzi ko twagiye ibi ntabwo ari njye uteka Mwagiranye ibihe? Usigaye mugira temutebo nk'abanyeshuri. twagiye ibi ariko nyine igihe bari buzima Uyu munsi ntabwo turya se. uyu munsi ni Sandra bari guteka Bayipanze mute? twagiye ibi Sandra bari guteka kandi ntawe uhari na Leila ntawe uhari Mbese bagiye he? ntabwo nzi ahantu bagiye Uzi iyo bagiye? Ariko sha ibintu bari kwigira muri iyi minsi Enzo mwana wanjye umeze uteze kuri kwiga wenyine habaye iki Majyana igane nande none se Rita yagiye he agarata aya masaha nagarata kabisa se habaye iki pas possible cyangwa uri murambeshya wapi nagaraza amagara matayo mubaza Matayo Mata arabe mabushi enda hano ariko bro njye ndabona Sandra bamugira iki kumuhindura ikigo. Sha nanjye nabitekerejeho gusa navugishije na badadi tubirimo. Hana tugiye kumujyana ku kindi kigo kuko kiriya kigo amaze kukimenyera amaze kwigiramo uburara bwinshi ariko tugiye kubihindura. Navuganye na badadi turaza kumuhindura tumuvane kuri kiriya kigo gusa. ushaka mu bindi kigo ariko bizabagora Sinjani Enzo nsanga mbeshya Karame mabuja uko Mata Karame mabuja na n'ubu ngo Rita ntabwo aragera hano kuva yajya ku ishuri rwose ntarahagera pe warebye no mu cyumba ureba ko ataje kwa kundi ajya dukina akagenda agahita yinjira mu cyumba akiryamira wenda sinageze mu cyumba cye ntabwo araza ariko mbese sinahoze hano kuva kare ntabwo araza kabisa Enzo ngerega ntabwo njya nizera ukuri kwawe usigaye nawe ubeshya kubi aya ntabwo akubeshya none se ubu yarakubeshya nanjye mubeshya yewe mba namubonye kandi mba ndi hariya akunda kunyura nta kibazo genda unzanira agatebe mbe nicaye ndaje nkurikirane numva uko bimeze ariko ndabona agiye kunanira yego mabuja ahubwo Mata uza kumanagurira amani n'inkweto nzambara ejo ngiye ku ishuri haryari nzi guhanagurira se wo ako Enzo buriya we ntabwo wazihanagurira ntiwabaye mukuru ntacyo mubyihoreye Oya ntabwo bizagorana. Ntabwo bizagorana nta muntu ibintu byose aba yarabiteguye kare. nyine ndavuga we ashobora kubanza kubyanga Akabyanga ase aritegeka hano. Sandra sinzi ibintu yigize Sha ibyo nibyo uri kwivugisha. Aritegeka hano se. Urugo ni wasa wirihamira rivaye wenda. urakoze uretse ndetse nawuterera neza sawa urakoze ngaho usubira mu kazi kawe sawa nawe mabuja nawe yatwigishije ntabwo bigeze ahubwo nari mfite ingeho igitekerezo buriya nta kuntu bita mwamwumvira ikigo Ikigo cya Mansera kirera.
kandi araza kujyaho, ndabizi bazamushyira ku murongo, ndabizi bizajya ku murongo ibintu byose. Rero sinzi niba wagira ukajya kureba ukuntu bitunganya, kuko ntabwo wabizera igihe baratahira. Jya mu gikoni urebe ukuntu watunganya ibyo kurya. Sawa byari. ushatse kuvuga se ko twamuhindurira ikigo kubera iriya myitwarire ye idahwitse nsigaye mbona? ntabwo ari uburara gusa, no ku ishuri nyine tu ntabwo biba bimeze neza. Numvaga rero kumuhindurira ikigo aricyo cyaba ari igitekerezo cyiza kabisa. ariko sha numvise ngo hari n'abandi bakobwa n'ubundi basigaye bagendana bakururukana, ngo sinzi ngayo amajoro yose baba bari kumwe. Icyo gitekerezo uzanye ni cyiza, wabera ugize igitekerezo kizima pe. Makuru ni meza, ibintu biragenda nta kibazo. Narabyibagiwe kabisa. Twa tuntu twangezeho tungeraho neza, ariko byanyuzeho nibagirwa kukubwira, ariko twangezeho neza. Nabonye utambwiye nkeka ko Sha byangezeho kandi warakoze kabisa, twari tumeze neza. Nabonye nakubeshya ko hari oya n'abavandimwe umuntu mukora mu kazi niko bimeze. naho ubundi abana bari sawa pe. Nuko bimeze. Basi Sandra wa irakubisa irakubisa nwa irakubisa irakubisa. What's up wala nawe usigaye ubibona ukuntu basigaye basagara hari harakari mukazi bikarakafisi amwemura nawe none ngiye uzakunda urwaye igihe uri kugenda ukajya kumva ngo wanze ngo gutebeza ibice n'ibice kandi pasite ibaze nakebeza ari naguze ishati nawe kugira ngo batazanibirira reka urabeshya ntabwo uzabazira ndetse uzabe cyangwa yahise akagira proof kugira ujye ugaragara cyane imana ibona uko gatatu yakoze iki se wacyo hani ngo ni gaje unzize ufite n'ibyo mukinisha noneho Dani yasanze nyuma arimo arahurira binamukoreye ase kukimutinya Dani aramuniga nawe uzi ujya utunga yamufura nese cyamukoreye buke iki ngiki cyaramutubise mani jewe uzi uzabaze bakora icyakintu amufashe icyakintu bagiye ibintu bagikoreye none ngo cyaramucabye aho kwakira iki bamufata kandi cyagiye tumukubita twari turi kumwagumba mbaninya ko danaza oya mani nimugatinye ka Dani kariya ntacyo kare uzamenya nta gutera pressing arahita nka agiye kumutera pressing muri iyi minsi ahubwo wese nkakira nazawe ahubwo tujya guhura nka namwihisha oya noneho ndamwiyungaho mani uriya ntabire kariya nakamira nta n'umutamira urimo agashyuka mbarabure mu bwenge bikine bore tubikame tujye sikuru n'iki ariko aba bana basigaye bakunda ishuri mana yanjye narumiwe imana yabateyeho cyaza kabisa. Ako mani uko twagendanaga nakuze mani buriya ni ibiki ejo wakoreye none hari rita we wabyemera mba mbona nabirenze pe. Ese ni ibiki muri kuvuga byabaye ejo? ni ibihe se kari kwaba yibaragura ahubwo se shano we amakuru mani yamukuroye nari Se urambaza amakuru yabo ntabwo uri inshuti ya Sandra? Reka nkubwire ukubona tugendana gusa mani uriya wakubise ariwe warukubise wabyakira ute mani? Rero wajya umenya ko umuntu ari umugambo ufite nakugendana nawe mbona uransebye agaciro none umva nakanga kumushaka bakari kuntu uburyo wakubita umuntu mani uriya no ese kurwana n'uwo muti w'ikibazo kandi baririta waba wasaza uza kuduhuruza ngo dore yobe icyaze rite ahubwo tugende mani ndagenda mufana na Sandra akanga kaniko mbona nako kazabaye tugende tudakereza skuru nari
uza gute amakuru neza utugendere ni amahoro da nari nje tuvugane ku byerekeranye inzira kubyerekeye Dani okay karibu kanza n'agatebe wicare kambe nicaye kuri aka nsobanurira neza umbwire uburyo usigaye ubangamira Dani nsobanurira kuko uyu munsi ntabwo nyira bwira ni gute ntabwo ngiye Dani mubangamira uriya ni umuvandimwe wanjye ntabwo nabona umuntu ari kugenda agwa mu cyobo ndi umuntu mukuru ufite icyo nabikoraho ngo nari kutagira ikintu mbikoraho anywa itabi anywa inzoga niwe muntu wa mbere usigaye utaha bwije asigaye araramana njye nk'umuvandimwe nakora iki usibye kumuhana ni ukuvuga ngo usigaye wifata ukihanira tu ukamuhana umva rero nkubwiye kuba sita wawe yarapfuye ntabwo bikugira uburenganzira ntabwo biguha uburenganzira bwo kuba umuyobozi w'urugo urumva ni njyewe usigaye njye ugomba kubareberera buri kimwe cyose rero mugomba kuzamumenyesha urabyumva neza hagati n'abantu atazumva mwana ateranye mu nzu muri kurwana mupfa ibintu nk'ibyo twumvikane urumva ugabanye amakara gende gake mubwire urata ndumva ndi kukubwira utari kunyuma haguruka ugenda ndakwirukanye uranyirukanye cyane reka genda genda nareba ndagiye gusa umenye ko ibi byose bizakugaruka nta kindi kintu mvugana nawe umva se bariya si Sandra na Rita mwana